Welcome to StorytellerRwanda, your channel, your destination. We are the Shinning Mountain. Together we can make it possible. Fly the dream of Africa and live the life you need. Banje kubasuhuza mwese mudukurikirana muherereye mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Tanzania ndetse n'abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi nkuzaniye andi makuru meza guturuka mu gihugu cya Canada, aho muri Manitoba umujyi mutoya urimo witwa Winnipeg bafunguye imiryango ku banyamahanga. Niba uri hanze ya Canada ukaba wifuza kuba wakorera muri Canada, aya ni amahirwe meza cyane akuziye. Icyo usabwa ni ukuza kuri no website yabo uga creating account. Creating account ni ubuntu. Then ukore registration kuri job portal yabo. Numara kwinjiramo neza urabona job positions nyinshi zigiye zitandukanye. Wowe ugahitamo ugendeye kuyo ubona ushobora kubaho qualified kuri yo bitewe n'ibyo wize ndetse n'ibyo ufiteho experience. Iyo umaje gukora registration here, wamaje gupikinga akazi wifuza gukora, ibyo usabwa byose uba wabirangije. Iyo ubaye selected ubona visa sponsorship, means that ko ufashwa kuva mu gihugu cyawe werekeza Canada for free. Ahangaha nta myaka runaka ntarengwa isabwa. Application fees nubu nkuko mpora mbibabwira, gukora zino registration ntago ari ibintu bigoye. Singuwa kujya gushaka ubufasha ku bantu bo hirya no hino, wowe ubwawe wabyikora ku giti cyawe ubaye ufite laptop irimo connection. Iyi opportunity ndi kukubwira hano iguhesha free visa. Iyo free visa nayo ikaba yanakugeza no kuri permanent resident, ukaba waba umwene gihugu wa Canada mu gihe runaka. Hari abantu batazi ahantu Manitoba iherereye. Tera akajisho kuri map. This is Canada. Manitoba is sharing a border na United States. Igahana imbibi na Quebec ndetse na British Columbia. Abantu baherereye British Columbia, Quebec nabo turabashuhuje. Iyi rero uri kureba hano hagati ni Manitoba. Umujyi ndi kukubwira Winnipeg n'uyu nguyu urimo hagati. Witegereze neza, reka nguzuminge. Iyi ngiyi ni Winnipeg. Ni gutanga amahirwe ku banyamahanga, especially bari hanze ya Canada, kuba baza gukora. Nkuko nabikubwiye, kubona akazi muri no province bishobora no kuguhesha permanent resident, ukaba wakorera muri Canada ariko uri n'umuturage wawo. Twihuse, iyi ni website wakoresha mu gihe ushaka gukora registration. Winnipeg International Job Seekers Seeking Career Abroad. Winnipeg, Canada is calling. Website ni ngiyi. Mu gihe wifuza kuba wakora registration, you click here, hagahita hafunguka ino page, akaba ariyo ukoreraho application yawe. Icyo usabwa ni gukora registration. Then urisanga hano handitse ngo apply for job today. Application ikorerwa online. Urabizi ko nta cyusabwa no kwishyura. Muri gukora registration ugenda wubaka profile yawe, then ugakora application. Job opportunity ubona ihuje na experience ufite na skills ufite. Bakubwira ibyo bakeneye, then nawe ugahuza n'ibyo ufite, ugakora application yawe uhuje na skills ndetse na experience ufite. Kuri iyi liste urahomoraho communication technology, sciences, tourism and hospitality. Hano kuri hospitality ni nk'aba bakeneye gukora muri hotels and restaurant. Hasi urabonamo ibijyanye na transportation, gutwara abantu ndetse n'ibintu. So don't miss this opportunity. Kuba wakora registration yawe
ntago ari ibintu bigoye. Click hano handitse online job portal, ubundi page iri bufunguke uyikurikire. Irakugeza aho ugomba kubaka profile yawe. When you click on it, it will take you to another page, then build your profile. Numara kubaka profile yawe, applying kuri job opportunities ni nyinshi hano. Nkuko nabikubwiye, ukomeze kugendera kuri skills ufite ndetse na experience. Ndagusigira link muri video description kugira ngo igufashe kuhagera vuba mu buryo bwihuse. Uyu ni umujyi muto uri muri Manitoba. Nkuko nawukubwiye nanawukweretse kuri map, ni Winnipeg. Birashoboka ko wari ufite account runaka usanzwe ukora application. Niba ufite account, shyiramo email ndetse na password, ubundi ukore application yawe. Niba uri mushyashya, you need to create an email. Kandi iyo email yawe ikaba iri active, kuko communication bazagusubiza bakoresheje ya email. Buri gihe ndiko bigenda. Nushyiramo email udakoresha cyangwa utibuka password yawe, ntacyo bizakumarira. Byaba byiza rero ushyizeho ukoresheje password, ukoresheje email iri active isanzwe ikora. Ubu ni uburyo bworoheye buri wese ushobora kubonamo akazi uciye kuri izi 3 steps, izi ntambwe 3. Iya mbere ni ugukora registration, ugacreatinga profile yawe for free. Iyo ni iya mbere, register and create free profile. Iya kabiri, search a job through Manitoba. Aha no gushakisha akazi kaba gahari muri Manitoba, especially hano Winnipeg niho naguhaye location. Ibyo iyo umaje kubikora uhita ubona notification ikubwira niba profile yawe iri match, niba koko ihura n'akazi gahari. Iyi system niko yubatse. Iyo wamaje gukora registration ukabuildinga your profile, bagenda bakubwira akazi gahuje na experience na skills ugiye ufite. Akenshi notification izikubwira iti this job is match for your profile. Step ya gatatu, iyo umaje kubona iyo notification, wowe uhita ukora apply. Uhita wapplyinga kuri ka kazi uri interested kuriko. Ntago wongera gutangira azero, ukanda apply gusa, ya profile yawe uba wamaje kuzuza mbere igahita igenda direct. Urumva ko izi steps 3 ziroroshye. Kandi niyo maze gukora registration yawe, ntago profile yawe ivaho, ihoraho ku buryo anytime uhora uza ukareba akazi gahari ukaba wagakoraho application utiriwe wongera kubuildinga your profile. Icyo ushobora gukora profile yawe ni nko kuyaupdatinga. Niba ubonye andi ma certificate ashobora kugusupportinga kuba wabona akazi vuba, niba ubonye izindi experience ziri related n'ibyo bari kugusaba, ushobora nazo kuzauploadinga ariko utongeye gutangira. Ni update. Munyemerero mbashimire kubw'umwanya wanyu. Nanabibutsa kujya mukora share, mukora like kugira ngo ino video irusheho kugera ku bantu benshi. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha mu byo muri gukora byose. Naho ubutaha. See you next video. Bye bye.